biranshimishije. Nakundaga umupira w'amaguru bitavugwa. Kuva nkiri umwana nari mfite inzozi zo kuzaba umukinnyi w'icyamamare. Natekerezaga ko kugira ibyishimo ari ukuba ikirangirire, ukagira akazi keza n'amafaranga menshi. Ngize imyaka 6, ababyeyi banjye banshyize mu ikipe y'umupira w'amaguru. Nakundaga umupira cyane. Nirirwaga kuri stade ndi mu myitozo bukanyiriraho. Mama yatangiye kwiga Bibiliya mfite imyaka 12, maze nanjye akajya nyigisha. Hashize umwaka nanjye nabaye umubwiriza nkajya mbwiriza ku nzu n'inzu. Narangije amashuri yisumbuye mfite imyaka 17, bahita bampamagara mu ikipe ya Dynamo Kiev. Uwo munsi sinzawibagirwa. Numvise bindenze kuko kuva nkiri umwana nari mfite inzozi zo kuzakina muri iyo kipe. Kuva ubwo nahise nirundumurira muri uwo mukino, iyo kipe nyiha imbaraga zanjye zose. Buri munsi twabaga dufite imyitozo cyangwa imikino. Birumvikana ko gahunda z'iby'umwuka zahise zihazaharira. Natangiye kwitwara nk'abantu twakinanaga kuko ari bo twahoranaga. Ntacyo niyimaga kubera ko nari mfite amafaranga menshi. Nageze aho nishora no mu bwiyandarike. Inshuro nyinshi nararaga inkera ndi mu tubyiniro, kandi ibyo byatumaga niyandarika cyane. Wasangaga buri wese ashaka ko tuba inshuti cyangwa se tukamenyana gusa. Babwije ukuri, cyari ikigeragezo. Nashoye amafaranga menshi mu mishinga yo kubaka amazu no kuyagurisha. Nibwiraga ko ari bwo buryo bwo kwiteganyiriza ejo hazaza heza, ku buryo ntazagira icyo mbura kandi ngafasha n'abagize umuryango wanjye. Numvaga ari byo bizatuma ngira ibyishimo. Ubwo buzima nabumazemo imyaka 9 yose. Ibintu byaje guhinduka igihe naganiraga n'abayobozi b'ikipe nakiniraga ku kibazo cyari cyavutse. Icyo gihe barantutse koko. Numvise ntacyo maze, mbese meze nk'agakombe ukoresha rimwe ubundi ukakajugunya. Uretse n'ibyo ariko, mu ikipe yacu bari baratangiye kuzana abakinnyi bakiri bato. Ibyo byatumaga mpora ku ntebe y'abasimbura. Ubwo y'amazu nayo ibiciro byayo byarahanantutse kubera ukuntu ubukungu bwari bwifashe nabi. Ibyo byanteye guhangayika cyane. Natangiye kwibaza icyo kubaho bimaze. Naribazaga nti niba kugira akazi keza cyangwa amafaranga menshi atari byo bizana ibyishimo, ubwo byava he? Nese nibuka ibintu byose nari narize kuri Yehova igihe nari nkiri ingimbi. Icyo gihe nongeye kwiga Bibiliya kandi n'umugore wanjye atangira kuyiga. Hashize umwaka nongeye kuba umubwiriza, maze mu mwaka w'2009 niyegurira Yehova ndabatizwa. Ibyo nibyo byatumye ngira ibyishimo kandi ndanyurwa. Ibyo byishimo biruta cyane bizanwa no gutsindira imidari cyangwa ibikombe. Nari nzi neza ko ntashobora gukorera abami babiri. Icyakora nari ngifite amasezerano yo gukinira ikipe ya Dynamo Kiev indi myaka 2. Nubwo byari bigoye, nabonaga akanya ko kubwira abandi byerekeye Yehova, kandi byatumye izina rye rimenyekana. Hari n'abakinnyi natangiye kwigisha Bibiliya. Amasezerano nari mfitanye na ya kipe yarangiye muri 2011 mpita ndeka umupira. Muri Timoteyo wa mbere igice cya 6 badutera inkunga yo kutishingikiriza ku butunzi kuko butiringirwa, ahubwo tukiringira Imana kandi tukaba bakire mu mirimo myiza.
hari abantu bakunda kumbaza niba ntajya nicuza. Barambaza bati ubu se ntujya ukumbura gukina? Mpita mbahakanira ntaciye ku ruhande. Ntacyo nicuza kuko ubucuti mfitanye na Yehova nta kindi kintu wabugereranya nacyo. Ibintu byose iyi si itanga biba ari inzozi kandi ntibiramba. Abantu bibwira ko kwamamara no kugira amafaranga menshi ari byo bitanga ibyishimo, nyamara ntibamenye ibibazo n'agahinda umuntu aba afite. Mu by'ukuri uba umeze nk'umugaragu. Niyo mpamvu dukwiriye guha Yehova ibyiza kuruta ibindi, kubera ko we yishimira ibyo tumukorera. Gukorera Yehova nibyo byonyine bituma umuntu yishima kandi akanyurwa. Ndacyari wanjye mu rugo ndaryamye cyangwa nageza muri stade ibintu biri kuba ibi mbona ndi kwibonesha amaso yanjye cyangwa ndacyasinzira ni mu gicuku ni mu nkangure mumbwire niba uyu mwataka abaho. What a striker! What a striker! What a striker! Niba kubwira ko amafaranga atuma umuntu abaho neza dore ngiki cyo babivuze. Mwana guturuka Wagadugu muri Burkina Faso mu gihugu cy'abantu b'inyangamugayo. None se wamenye ukuri ute? Nyuma ya jenoside nagiye kuba kwa masenge kandi we n'umuryango we barabahamye ba Yehova. Ubwo rero nahise ntangira kwigana Bibiliya nabo. Icyo gihe nize igitabo Ushobora. Muri icyo gitabo hari harimo ifoto y'umupadiri uhumugisha abantu bari bari mu rusengero, yarangiza akajya guhumugisha itsinda ry'abasirikare bagiye ku rugamba. Icyakora nabonye ko abahamya ba Yehova bo bakundana kandi bakagaragaza ubutwari ku buryo baba biteguye no gushyira ubuzima bwabo mu kaga kugira ngo bafashe bagenzi babo.